Ni the final topic mwakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose kandi mugubwe neza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina CYNTHIA cyangwa se CYNTHIA. Niba witwa CYNTHIA ndagushuje cyane ukomeze kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza aho uri hose. CYNTHIA ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigiriki risobanura uwavukiye ku musozi wa CYNTHIA. CYNTHIA ni umusozi uherereye ku kirwa cya Delos mu mateka y'Abagiriki, ngo kuri icyo kirwa niho havukiye ikigirwamana Artemis. CYNTHIA ni umukobwa usabana kandi uri sociable. CYNTHIA kandi ni umukobwa ukunda gutembera, wiyumvamo ubuyobozi kandi ukoresha ubushobozi bwe bwose mu kuyobora abandi. CYNTHIA yibanda ku mirongo migari cyangwa se ku bintu biremereye kuko utuntu duto adufata nk'utudafite akamaro mu buzima busanzwe. CYNTHIA arangwa n'imico myiza, ntakunda kuvuga amagambo menshi cyane kandi kwisanzura ku bantu batamenyeranye ngo biramugora. CYNTHIA muri kamere ye aba ari umunyembaraga udapfa gucika intege kandi ntashidukira cyane abantu b'igitsina gabo. Impamvu atabashudukira ni uko we kenshi aba ateye nk'abagabo, abatekereza nkabo kandi akagira kwihangana guke niyo byaba ari ku kintu cyoroheje. CYNTHIA kandi mu busanzwe arisanzura cyane mu gutanga ibitekerezo kandi yavuze icyo avuze kiba ari cyo, nta ndimi ebyiri agira. CYNTHIA aba yigirira icyizere, agerageza guhisha amarangamutima ye iyo bitagenze neza. CYNTHIA nubwo akunda ibintu n'ubukire ariko aba anagira umutima wo kwitangira abo akunda cyangwa se agafasha umuntu ugize ikibazo kimukoze ku mutima. Amarangamutima ye aba ari hafi ku buryo iyo hari ikimubabaje ubona ko ubuzima bwahindutse, kandi iyo hari umuntu ababajwe n'imibereho ye ngo agerageza kumufasha uko abishoboye. CYNTHIA nanone akunda gukora ibintu bitanga umusaruro utagaragarira abantu kuko mu bintu akunda harimo ibijyanye n'icungamari, ubucuruzi cyangwa se ibindi bitandukanye bituma akora ku mafaranga kenshi. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina CYNTHIA twagarutseho uyu munsi. Wakoze kubana natwe kandi mwibutse ko utarakora subscribe yawe hasi kandi subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi. Mwakoze, mugire ibihe byiza. Ni the final topic.